bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kabiri mu gihe cya Adiventi. Urugendo rwacu rurakomeje rugana kuri Noheli, ariko cyane cyane tubyibukiranye tugomba gutegura amazi ya Nyagasani kugira ngo nahindukira yuje ikuzo atazavaho adutungura. Ivanjiri uyu munsi rero iratubwira umuntu dusanzwe tuzi, Yohani Batista wateguye amayira ya Yezu Kristo umukiza. Yohani Batista mwene Zakariya we nyine wateguriye ayo maza ya Yezu Kristo, yigisha abantu cyane cyane abakangurira nyine kwicuza no guhinduka kugira ngo nyine bagaruke mu murongo Imana yabashakagamo. Ariko mbere yuko ivanjiri tubwira ibyo bya Yohani Batista, iratubwira abantu bakomeye ndetse tuzongera tukumva no mu buzima bwa Yezu Kristo, cyane cyane igihe yaciribwaga urubanza. Harimo umwami w'abami Tiberiyo mu mwaka wa 15 y'ingoma ye, turabonamo Pilato, turabonamo Herodi, turabonamo Filipo umuvandimwe we, turabona abasazerdoti bakuru Kayifa na Ana. Abo bose tuzongera kubumva nyine mu buzima bwa Yezu Kristo igihe cyane cyane yacibwaga urubanza. Ibyo ngibyo rero kubera iki umwanditsi w'ivanjiri yagiye agasubiramo ayo mazina yose? Ni ukutubwira yuko ivanjiri ibyo abo bantu ibyo batubwira kuri Yohani Batista, ibyo batubwira kuri Yezu Kristo yateguriye amayira, ni ibintu by'ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni inzira. Ntabwo rero ari ibihimbano by'abantu, ahubwo dushobora no kubikoraho amatohoza tukamenya imvo n'imvano yabyo, kuko abantu cyane cyane bakomeye byabaye bahari kandi bareba, ndetse ko bari bakomeye mu bubiko bw'inyandiko zabo, ibyo byose byanditsemo. Ubwo rero Yohani Batista yabayeho. Yohani Batista twanabyize muri gatigisimu, ni umuhanuzi uruta abandi, kuko yerekanye Yezu abwira rubanda ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Yohani Batista rero maze ngo ijambo ry'Imana ryamugezeho ari mu butayu, hanyuma ako kanya ahita abaduka, atangira nyine kwamamaza iyo batisimu yo gukizwa ibyaha, batisimu yo guhinduka, ahamagarira abantu guhindura ubuzima kugira ngo bagaruke mu murongo nyine Imana yabashakagamo. Mutegure amayira ya Nyagasani, niko Yohani Batista yatangiye ubutumwa bwe avuga. Ni gute rero umuntu yategura amayira ya Nyagasani? Tuyategura cyane cyane tusohoka mu byaha. Buri wese azi ibyaha bye, ntabwo ari ngombwa ko tujya kumenya gutunga agatoki ibyaha by'abandi, kuko buri wese aba azi ibye. Nabivemo rero, hanyuma bityo abyicuze, abashe gutegura ayo mayira ya Nyagasani. Kwicuza ibyaha cyane cyane ni ukwemera kubabara, kuko kwibera mu byaha n'ubuzima bw'umwidegembyo, ariko iyo tubisohotsemo tugira umwidegembyo kurushaho, kuko ubuzima bw'ingabire y'Imana ni ubuzima buduha ibyishimo, buduha amahoro, biduha ndetse no kongera kubaka ubuvandimwe bushya nyine mu Mana yacu yigaragaje muri Yezu Kristo. Tumutegurira amayira rero, tumutegurira amayira cyane cyane twicuza ibyaha, tugerageza kumva ko abavandimwe bacu nyine bafite agaciro imbere y'Imana no mu maso yacu, cyane cyane ariko tugarukira Imana, twemera ko Yezu Kristo yakongera akaduha ubuzima bushya buturutse iwe, buturutse mu mbaraga ziwe, kandi nta na rimwe akwema kuduha ibyo byose. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Luka, ni ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Ushobora byose nabarinde kandi abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze twitegure dufatanyije kandi dufashijwe n'ingabire y'Imana.